Mana yanjye ubu koko bini ibiki koko biri kumba nyiri umukene natekaga ibitagira umunyu nkabirya tukabirya n'umugabo wanjye twishimye n'abana none nsigaye nteka aho amafaranga yabonekeye ntago bakirya itaha rye ry'ijoro rimaze kundambira ubu koko nzabigenze nje rwose pe uru rugo nzaruvamo ndubasigiye kuko aho bigeze ntarambiwe uru rugo ndaruvamo ariko umugabo iyo ubona izi saha rero isaha ubutaye saa sita z'ijoro naguha ibiryo ukabyara tukiri abakene uzi n'uburyo twari tubayeho none amafaranga araje umurengura se ubundi bibi byo urimo n'ibiki ureba izi saha nawe umugore mu rugo urahari ijoro gutyo wamukura he none neka ibiryo buri munsi ubyange aka gasuzuguro maze kugahaga madame ko nakuretse wampaye umutekano urimo urambwira iki wampaye umutekano urambwira iki hejuru y'amafuti yawe umaze hejuru y'amafuti n'abana nibashaka batumva ni wowe utuma abana bamenya ibyacu ariko ubundi igihugu kigafata ingacyo maze kukurambirwa uzongera kurikiri Akagozi kurukundo Akagozi kurukundo nje numva nkukunze nubwo bitayikunze kutubana ariko Akagozi kurukundo nzi neza ko igihe kisagera urukundo rwacu rugashoka Witeka Imana nyiringabo Imana nyiribihe Imana ishigene ibihe ibibazo turimo bizarangira kuko uri Imana ishobora byose nyemerera uyu mwanya Uwiteka wigaragaza ndabirambuye Imana dutunge muri aka kanya abana ni wowe wabaye bameze batera batunga Imana gushimiye kuri Imana yumva kandi ikora amen bameze mutemwe intare yaje cyane yaje karibu mutanga karibu kwa jameni neza ko igihe kisagera urukundo rwacu rugashoka Mabuja ugiye Mabuja wigenda rwose wigenda umva wose umboza za yamemba gute wewe wajya muvugana na kamemba Mabuja wigenda Mabuja rwose wigenda Mabuja wigenda rwose reka nkubaze nkinjira ahangaha ko twari nari naguhaye misiyo yuko ugomba kugenda ukajya kwa biti biharuye umusiri nafasheyo igikatara baguhaye vansi amafaranga baguhaye nagutumya ya vansi yampe mugore twarabivuganye tubabariye rwose ubuse uko abana tukabwira ngo tubabariye rwose tubabariye rwose uzademba gute mana we uzagiye woko uzahimba gute urajya mvuganira disi ntayo baguhaye reka gende sange washize ku idirishya do twavuganye ko ugomba kujya uzana ya vansi siyo twavuganye nyasange ku idirishya niko twavuganye ariko nzi ko Imana iri bubikore kandi inzira zayo zirenga igihumbi reka ngende ngiye kubonana n'abataramu banjye ngiye kubaha misiyo ubwo ngubwo nyasange none se mutware wanjye aba bana baramera bate nta kintu usize abana n'abawe abana n'ab'umugore nibyo bikataramba nashatse niwe ugomba kubatunga ubatunge niko mvuze mu nzu bana banjye nzi ko Uwiteka ashobora byose Mabuja Jemi oya mbwira akuri kubona amansutse neza ako se dona nani ntukanze uretse ngira ngo nitwa Donata nitwa Dodo none sugiye kurangura mu bushimo sigeze na ryaje ryane
ugiye he n'ibikapu byose wowe umugore w'umukire uretse umugabo si wahise utwihenuraho ngo umugabo wabonye akazi mu bazungu ntiwongera kutuvugisha maye se twebwe abadafite nyashi umugabo wanyu ntabwo mumutwaye umugabo wamurashwaye Akagozi kurukundo, akagozi kurukundo. Nje numva nkukunze, nubwo bitayikunze. Kutubana ariko, akagozi kurukundo. Okay, mama wacu. Ashaka mama wanyu. Mama wanyu nawe uhari. Agiye Wanyu se ndawagiye. none se ubu ngubu twaki n'ubwo twatuye kure ubwo tukaba tutahari. Mama wanyu yabyutse agenda. Yabyutse agenda mubwira hasi. Araza cyane. Ntabwo mbizi. Yagiye sangaye. Ndi mu gitondo. Mama kumbuye. Naza kumuza. Ya mama wanyu se nawabaye. Muzabimenya nta kibazo. Nzi ko kitubwiye. Muzabimenya mumaze gukura. Tumaze gukura. None se tubimenye tuba ahangaha y'icyo. Mama wanyu nawe uhari. Kandi araza kuza muri iki kibazo. Ariko hari ukuntu papa mama batameze neza. Niko ashaka kado. Kado. Karame. Ubwira hano mubaza. Karame boss. Ibintu hano ko mbona bisandaguje byagenze bite? Ntabwo wacu nawe uhari. Nawe uhari? Yagiye hese. Ase boss uriya nowe. Wewe hano uyimbwire neza. Ubashubije amaze gukaraba se? Boss nari nabikora amakozi byombi. Akagozi kurukundo, akagozi kurukundo. Nje numva nkukunze, nubwo bitayikunze. Kutubana ariko, akagozi kurukundo. Kuko muri iyi minsi ntabwo iri kumuha ubuceri bifatika kandi njye nshaka gukoranya ubundi ninjye nawe kabisa. Amarasitamani yewe ubundi ninjye Kado. Karame. Uyu nawe wicare hano. Ariya wambwiye ngo Jenifa yagiye. Uyu mitondo agenda. Yari afite iki? Afite ibikapu byinshi. Ibikapu byinshi? Uriya mugore sha yarananiye buriya nuko utabizi. Nta kintu ntamukoreye ariko yanze kunyuka. Ariko muri kagende. Ese bose mupfike. Katabuzemo ko kisa samakoma. Yembo na gusa mwa mufike. Iyo umuntu nyine amaze kurengwa, amaze kumva, amaze kubyimba. Umwanya akajya kuruhura mu mutwe akaruhura umutima. Sasa ngiye reka nkubwire kuba yagiye ntibivuze ko akazi kawe kahagaze. Sibyo? Inshingano zawe urazizi. Ni ukwita ku bana banjye. Ukabafurira, ukabaherekeza bagiye ku ishuri, ukabagaburira. Ibyo kurya birahari muri stoke. Ngira ngo urabona ko bihari. Nta kibazo gihari. Sibyo? Amafaranga yawe n'ubundi nzankuyemo uko bikwiriye. Ntabwo umugore. Reka gende. Byari ngombwa ko wagenda ukamugarura. Ngewe mwirukaho niruka kuri Jenifa. Namubanye mu bukene. Ibyo urabizi. Cyangwa nawe ugeze no kubyumva niba utari natuye ahangaha. None do inzu n'amakaro, intebe, ibyo kurya amaze kubyimba. Arashaka no kunyica ahubwo. Mureka agenda ariko namara gushyira ubwenge ku gihe. Amaze kongera kumera nkuko yarameze mbere azagaruka. Sasa rero genda ujye kwita ku bana nanjye ngiye kujya mu kazi. Ubwo turasubira nimugoroba. Bose nariwe ngogo. Nani mwaga ngiye gukora akazi. N'ibyo baha byose ibyo bakeneye nta kibazo. N'imbuto zirahari hariya kugira ngo babibone. Ariko bose wajya kuzana mama wabo rwose. Aho bamumbaza. Icyo kibazo kindekera igendere. Yego. Nataza ari nyina hazazana nyina wabo. Yego bose.
Uwameriwe. Reka mwana jya ntabwo njya mbikora jya nsuzanya gutya kuko ndi umurokore. Iniga yawe ahiraho muhurira murahazi. Nundi reka nkuve nundi ariko ubundi mwazakishije. Ntukizwa. Hamana imana zawe wana natwe imana turazikurikirana. Ukuri imana izabasanga. Umeze ute? Ni ngaho. Nta kibazo mfite. Ikibazo mfite ni akazi kenshi sha mwana. Akazi kenshi aba ari ibintu byinshi biba bikaze. Usabona aya maraporo wowe yoroshye. Hari n'igihe biba bidasanzwe akihangana nta kibazo ni akazi kenshi kaba kanesheje umutwe. urifuza kumenya iki? ikibazo wagize ni iki? ni akazi kenshi ubona ibintu byose biba byakomeye kikakire hariya ibintu byose biba byakomeye ukagira ngo urabyoroshye kubera si iki si akazi ka bose siko kaduhuza yeee wow ubundi niweho wanjye wanzaniye akarabyo ako mana ari kuba wateguye ubu wanyiteguye gute ndamushyira karimo kari kujyanisha n'umwenda wanjye ndagushimiye merci. Hanyuma se mu buzima busanzwe urumva umeze ute? Ariko ndumva muri iyi minsi cyako tuzajyana ahantu twayagura kureba ukuntu twakwenjoyinga byibuze wanyibagiza n'ibiri hanze hariya ni ibibazo biri aho ngaho nyine ariko umuntu agomba kujya kuruhura umutima kugira ngo yongere refreshinge ajye muri mood ibintu bigende neza. Nta kibazo ndahari nubwo twagenda direct ariko mbona ameze neza direct nubwo twagenda akazi bikajya karangira reka tubanze dukore turaza kwipanga nyuma y'akazi ndabona n'ubundi amasaha ari kugenda akazi n'ejo kazanye birumvikana ariko se none genda ndaje nkubwire mu kanya kamitekerezeho sibyo tekerezeho
kandi urakoze kunsura. Sawa. Abagore umugore akigangara guhinya akagira ngo hanze aha nta byana bihari. Jenifa nyine azagenda hazaza abandi barenze Jenifa. Gusa yarazi ko tuziranye ko gifite nyashira. Umva nzagutamira abeshya y'ubusa. Ibya Jenifa undize ngiye kujya muri mwe. Jenifa ntiyigeze ampakeya nkizi ngizi ngo ampakarabo, ntiyigeze anyitaho, ariko umwana w'umukobwa ubundi ni muzima kabisa. Ndaje hano bikurikirana ariko nkwereka ukuntu ubigenza sha. Ayo mabuno mbanze Asemani bro, mano, zamani mano, mazina mano. Muzete semana. Ana arabaye kisere bro. Abaza Dubai byagenda gariko. Ahubwo se mukazi meze. Shabana mukazi mari ninyu. Aona nanje amavitanje abayanyishe. Cyaze mani kwa mukozi wazaje yesa camo. Anabona sige yarubotse uburuzu bunini. Sigakora ahantu mu gikampani cy'abakire arakubiye mwa. None siko meruka nasize twumvikanye. Namaje kugenda mu bitaro. Ntabyo gushwana bro. Wabaye utima. Habaje mu buyobozi y'umukire wa undi no yigagari turenze turuta twese. Ibiramwadu biramwegukanye da. Bahise baca mu mubu numvishe ngo nibakorera muri bare za Kigali ibintu nk'ibyo nyine. Uretse ko nyine yakazi byagendaga harakandi gapeti nari narabonye. Twakoranaga muri iyi minsi ariko ni mu gutera ikiyaga nyine tu. Amafaranga arahari uretse ko nari nakubwiye ko handi haburagamo icyuho cya miliyoni 5. Uwamaje kubirangura cyose narabicuruje ndongera nsubira no kurangura neza cyane. Ibyo ngibyo by'abameri ngiye ko nigererayo natinze rimwe na rimwe umuviyaza yamwe agacupa ngo barimo barashwana. Ibyo ngibyo si ibintu biba bindeba cyane mwana. Umusaza ataseka gusa ni ibintu ndazi ubuzima skoli zindi kizima abana cyurika cyokora umuviye urana muri iyi minsi amaje gusaza tu ntabwo bakikaza cyane uretse ko ejo bundi none zaje zimumenya gahanga tu ko baramugunze ndakubwiye ngo baramugunze ko baramugunze mwana kandi ibyo si ibintu birenze uraza kumubona ntabwo niba business neza uko ugerageza ushaka undi mukozi wo muri gukorana kuko n'ejo ntabwo nzahagera cyokora nabyo kandi mu musaza ndetse bimeze bitetse amazi ariko ubu muze gukora ibintu bimeze neza nta kibazo then kaje kuryama nari bari ku mani subireho kuza mani nora vugisha nga oya nora yinyura mu kasigire nawe kare ese byose sakaza sha mu cyo kurara igihe gitondo naza kubanza nahagera mbere yo kujya ku musaza cyane nari imana turi Karabona hawe Hello sweetheart. Bite umeze ute? Mbega rukumbuzi uri hese? Umva maze nanjye ngo ndi hahandi mu kazi kabaye kenshi ariko ndi kujya ndera ka karabo kanye nyine nkumva umutima urasaba yanze aho ushatse wanyarukaza ukandeba tugapanga gahunda tukajya hahandi. Sawa. Jenifa umva uzajya ugenda haze abandi undi wari uhaze haku ubundi Jenifa ubundi yari umuhamagaro wanjye ubundi yari umuhamagaro wanjye mbega karabo kanashyiraho nawe kugira ari buze kumbona
aze gusanga ko nanjye naguyemo. Hello. Hello. Karibu. Yo, wow. Namukinze. Do you see? This is my gift. Imeze neza. Urumva naguheka. Nta kibazo. Umeze neza cyane. Ndabona furesheri. Uri kwaka. nawe ntugakabye. Uri kwaka. Urashaka se kunjyana? Mwagana cyari hariya muri biro yawe? Yeah. Okay, merci. Kansige mfite mashini ye. Umeze neza sha. Akagozi k'urukundo nzi neza ko igihe kisagera urukundo rwacu rugashoka